Uyu munsi muze kunyemerera ibibazo bijyanye na pay migration tuze gusa nk'ababiherereza uruhande rumwe. Mbere yo gutaka ko wabuze migration, ndagira ngo ubanze umenye ibi bintu. Ese waruzi ko ari wowe ufite ububasha bwo kuba migration yawe yakihuta cyangwa se yatinda? Ese mbere yo gutaka ko wabuze migration, waruzi ko ukwiye kubanza ukareba lockup yawe izamara imyaka ingahe? Ushobora kuba umaze imyaka 2 utarabona migration. Nibyo, hari abantu mwagiye mumbwira ko step ya 9 mwebwe yakunze ariko mutarabona migration. Guys, mubanze mumenye ibi bintu kuko icyambere ukeneye ni skills, ukabona kujya kwakitinga. Mbere yuko wakitinga uvuga ko wabuze migration, ese ni gute wahindura migration ikaba yakihuta? Ubwo byasaba guhindura lockup. Ni gute wahindura lockup gusa nubwo bitoroshye igihe waba utarakorerwa first migration? Hari abantu ubu ngubu bari gukorerwa migration ndetse ushobora kuza gucekinga muri step ya 3 niba batari kugusaba guconfirminga cyangwa guchanginga wallet. Pay ko timu nago mu byukuri kuvuga ngo nago iri kudukorera migration ngo nago bimeze gute. Oya, buri kimwe ni wowe uba waragisetinze uko kizakorwa. Hanyuma reka mbanze ikaze mbere yo kurebera hamwe ibyo bintu tugashyira ku ruhande ibibazo bijyanye na pay migration. Urakaza neza hano ku muryango mugari wa YouTube channel How to Get Paid. Je nitwa Dezo, nkora ibiganiro ndetse na video tutorials bigamije kukwereka uburyo butandukanye wakoresha ugakura amafaranga kuri internet nta gishoro bigusabye. Nuza gusanga iyi video yagufashije, nuze kugenda utayihaye like ndetse uze no gukanda kuri subscribe kugira ngo igihe cyose twa uploadinze video ujye uyibona mu bambere. Hanyuma reka ngushyirireho screen ya telefone yanjye turebere hamwe mu byukuri ni gute wowe utaka migration kandi igihe cyawe kitaragera ndetse kuba lockup yawe itinda ari wowe wabigizemo uruhare. Mbere na mbere turaza hano kuri mainnet gusa twiyizire hano kuri mainnet checkerit. Uri kubona ko hano kuri iyi step ya 9 bari kutubwira ngo migrate to mainnet, congratulations, you have been added the automatic migration cake. No kuvuga ngo twakoze automatic migration. Iyo tuje hano kuri iyi step ya 3 ivuga ngo confirm your pay wallet, harije uzasanga yabaye umuhondo bari kugusaba kuba wakonfaminga wallet yawe cyangwa se ukayihindura. Ubwo bazaba bagiye kugukorera migration. Niyo mpamvu hari email banyandikiye bambwira ko mu gihe kiri imbere bazadushyiriraho uburyo bwo gukora ibintu tutakoze neza bitewe nuko ariko lockup yawe iri kurangira ugiye gukorerwa migration. Iyo tuje hano kuri step ya 4 commit to lockup completed configurations, uri kubona ko hano hari ukuntu batubwira ngo automatically lock up a portion of my transferable balance to mainnet upon commitment. My pay will continue to be locked up at this rate for future mainnet transfer unless adjusted later. Ni kakanu navuze ni gute wahindura lockup. Gusa biragorana kuko biba bisaba ko ubanza gukorerwa first migration ukaba waza ukadjustinga cyangwa se ugahindura iyi lockup. Rero niba warakoze lockup y'imyaka 3 hakaba hashize imyaka 2 ntago wavuga ko wabuze migration. Kereka byibuze warakoze lockup y'amezi 6 y'ibyumweru 2 ukaba umaze umwaka utarabona migration. Ese ubundi iyo lockup yawe yarangiye ugakorerwa migration byo bigenda gute? Ndagira ngo tuze muri pay browse kugira ngo turebe kuri balance ndetse turebe ni izihe pay tuba twala lockings. Nago ari ziriya pay batubwira ngo ni ziriya ziri unverified. Oya, ahubwo pay to locking ni transferable balance, nizo to locking. Wenda tuje hano kuri wallet kugira ngo mwereke balances ebyiri tuba dufite hano kuri
kuri mainnet haba hariho balance ebyiri. Hari iyi balance uba ufite hano hejuru, hakaba na available balance. Iyi available balance niyo iba iri free to use. Nago iyi balance yo hejuru uba wayikoresha kuko iba iri locked. Hanyuma iyo ukorewe migration hano kuri lockup haba hari akantu k'umutuku ukagakandaho kugira ngo ube wafata izi payi ufite hano uzizana hano kuri available balance. Icyo gihe ni nabwo ushobora kuba wahindura lockup niba yari mu myaka 3 wenda warabikoze utabizi, ukaba wayigira ibyumweru 2 cyangwa se amezi 6 gusa. Ariko niba warayikoze iri mu myaka 3 uzategereza iyo myaka 3 irangire ukorerwe first migration, hanyuma ube wahindura lockup kugira ngo ni ibintu byumvikana. Nuzabona hano kuri lockup hariho akantu k'aka notification kuri aka kaziga k'umutuku, uzagaklikaho ube wabona gufata izi payi uzi transfer hano kuri available balance. Ngira ngo ni ibintu byumvikana neza gatanu kuri kagenzi kako. Gusa niba ushaka kongera pi mining speed ushobora kuba walaninga pi node. Kulaninga pi node nibwo buryo bwagufasha kumininga pi nyinshi cyane niba by'umwihariko ufite account buri kimwe kimeze neza, waratangiye gukorerwa migration. Sinzi impamvu utalaninga pi node kuko tuje hano nko kuri mine pi uri kubona ko hano kuri node bonus mfiteho pi 2.10. Iri ngiri ni nk'idolari hafi n'igice cyangwa se rinarenga, ni nk'amafaranga 2,000 mbona buri munsi as passive aturutse kuri pi. Nubwo wenda narakorerwa migration ariko dushyize mu gaciro ka pi magingaya wabona ko ari nk'amafaranga y'u Rwanda 2,000 mbona as passive income. Ari ugusiga machine yanjye iri kwaka, iri connecte kuri internet, nigira mu bindi, ndetse n'izindi project zirimo za glass gradient n'izindi project ngiye gukomeza kuguha. Uzajye umakinga sure ko deep in project uri kuzipayingaho attention. Reka nkwifurize ibihe byiza, tubonane mu bindi biganiro ndimo kugutegurira. Imana ikurinde. Bye bye.